Hey, what's up guys, mumeze gute? Nk'ibisanzwe ni Paula TV official, nkaba nongeye nagarutse ku nkuru iri gucicikana mu binyamakuru ya Platini P mukunda muri benshi kandi mwese muzi. Uyu mugabo bikaba bikiri mu bitangazamakuru yuko yaba yarashwanye n'umugore we, ndetse bakaba barapfuye yuko yamubeshye ku mwana ari uwe kandi akaba atari uwe. Platini akaba yaraje kubimenya nyuma y'igihe kitari gitoya, kandi mu by'ukuri we n'umwana we bari bishimanye, azi ko ari umuhungu we yabyaye. Nyuma nibwo byaje kumenyekana yuko uyu mugore yamubeshye ku mwana ari we kandi atari uwe. Bikaba byaramenyekanye ubwo Platini yari yagiye gusura Ariya Cool nk'uko biri kuvugwa, umugore akamubeshya yuko iwabo hahiye ndetse ngo bamwibye, aribwo Platini yaje yirukanka cyane, yahagera agasanga nta kibazo kibaye, aribwo yahitaga akata imodoka agasubirayo. Hanyuma umugore we akaza atuka umuzamu akarakara cyane. Platini yaza gutaka amubwira ati ni gute mabujanuka, kandi ubwo waragendaga yaragucaga inyuma ntarigeze mbikubwira. Ntabwo byarangiriye aho. Platini yabibajije umugore we koko niba yarajyaga amuca inyuma mu gihe yari atagihari. Umugore arabyemera ndetse amusaba imbabazi. Nibwo Platini yahise amusaba ko yajya kumwereka umuntu yamucitingagaho mu gihe atari ahari. Ubwo Platini yakubitaga amaso uyu mugabo neza yahise abona ari fotokopi y'umwana we w'umuhungu. Nibwo yahise yiruka ajya kureba pare we tuzi nka Kerema, aribwo Kerema yamubwiraga ati shakisha uburyo ujya gupimisha DNA. Mu gupimisha DNA nibwo yasanze umwana w'umuhungu atari uwe. Ariko mbere yaho gatoya Platini akaba yarigeze kwakira call imubwira yuko umwana ari kurera atari uwe, ariko kubera icyizere n'urukundo yari afitiye umugore ntiyabyita, wagira ngo ni amagambo gusa. DNA test yaje kubigaragaza yuko umwana atari uwe. Kuri ubu nta kintu bombi baratangaza ku biri kuvugwa, mureke dutegereze. Yari Paula TV, niwe wibagirwe gukanda subscribe, share ndetse na comment. Ciao.